Twongeye kubaha ikaze bakunze b'Ijambo ry'Umwana TV, abo dusanganywe mumaze kumenyera ko tubagezaho inkuru zerekeye abana. Ni inkuru zikora ubuvugizi ku bibazo abana baba bafite bitandukanye, izivuga kuri gahunda mbonezamikurire y'abana bato, izivuga ku burenganzira bw'abana no kubarengera, n'izindi nyinshi cyane zerekeye abana. Abatarakora subscribe ni mukandeho, hanyuma kandi mwisanzure mu kuduha ibitekerezo muri commentaire, mukande like kandi musangize n'abandi biganiro byacu. Ndabizi bamwe mwatangiye kwibaza icyo tugiye kuganiraho. Nta kindi, ubu tugiye kuvuga ku mubare benshi mwumvise mugatangara abandi mukifata ku munwa, n'umubare w'abangavu batewe inda mu mwaka ushize. Turareba muri rusange uko ikibazo giteye, hanyuma turebe icyo abasanzwe muri uru rugamba rwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana n'inda ziterwa abangavu muri rusange babivugaho. Turareba ikiri gukorwa iyo urugamba rukomeye burya baruyoboye nabo bagenda bahindura tactics na technique zitandukanye ngo barebe ko barutsinda. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPROF iherutse gutangaza ko abana 23 batewe inda mu mwaka ushize wa 2021. N'umubare watumye ababyeyi, imiryango isanzwe ifite ikiganza mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana n'abakurikirana amakuru muri rusange bifata ku munwa. Iki kibazo cyagaragajwe hamwe n'ibindi byugarije umuryango birimo imirire mibi mu bana bato, ihohoterwa rikorerwa abagore n'abagabo n'ibindi bibazo bitandukanye bituma umuryango udatekana, ariko nicyo cyakomeje kwibazwaho. Kubitindaho bifite ishingiro. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Profeseri Bayisenge Jeannette yagaragaje ko 23 byabaruwe hashingiwe ku babyariye kwa muganga gusa. Ibi bivuze ko habaye hari ababyariye mu ngo, umubare nyakuri waba urenze uwo. Intara y'Iburasirazuba niyo ifite abangavu benshi batewe inda. Mu 23 harimo abasaga 9,000 bo muri iyo ntara. Abo barimo 128 babyaye bari munsi y'imyaka 15, n'abagera ku 2,000 babyaye bari munsi y'imyaka 17. Uturere tuzi imbere ni Nyagatare ifite 799, Gatsibo ifite 574 ndetse na Kirehe ifite abana 365 batewe inda. Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba Emmanuel Gasana yavuze ko hari ingamba ziri gufatwa muri iyo ntara zigamije kurwanya abasambanya abana. Izo ngamba zirimo gushyiraho icyumba ntangamakuru hakoreshejwe ikoranabuhanga. Icyo cyumba kizashyirwa ku ntara, gishyirwe muri buri karere na buri murenge, hagamijwe gusangira amakuru mu buryo bwihuse y'abakoze icyo cyaha n'ibindi bibangamiye umuryango. Intara y'Iburasirazuba imaze imyaka myinshi z'imbere mu kugira umubare munini w'abana baterwa inda. Abaturage bahuriza ku kuba biterwa n'amakimbirane yo mu miryango, ubuzererezi mu bana, ibiyobyabwenge, guta ishuri, kuba ababyeyi benshi bataganiriza abana ku buzima bw'imyororokere n'ibindi. Nyuma y'itangazwa ry'iyi mibare, abayimenye bose wasangaga bagenda bayiganiraho ibintu bitandukanye, ariko bahuriza ko bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO ni bamwe mu bagaragaje ko ikibazo cy'inda ziterwa abangavu ari urugamba rukeneye izindi mbaraga.
ubu bakaba binjije abana muri urwo rugamba kuko ngo nabo ubwabo bafite igice cy'igisubizo kuri iki kibazo cy'inda ziterwa abangavu ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abana muri rusange. Ku bwa Murwanashyaka Evariste, umukozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri CRADO, ngo ubu hariho guhangana n'ikibazo ariko ingaruka zacyo zizagaragarira buri wese mu minsi iri imbere. Amoterwa y'abana arimo aragenda yiyongera, ariko ugasanga mu by'ukuri abana ntabwo bagira uruhare mu kuyarwanya. Rero turifuza ko abana bagira ubumenyi buhagije ku burenganzira bwabo, ku nshingano zabo, ku mahohoterwa akorerwa abana n'uruhare bakwiye kugira mu kuyarwanya, ku buryo umuntu wese wabahohotera bamenya uko batanga amakuru, bamenya uko babyitwaramo, bamenya uko birinda ndetse n'uko batugezaho amakuru y'ibyabayeho kugira ngo cyangwa bakora ubuvugizi ku bibazo bya bagenzi babo kugira ngo dufatanye kubikemura. Impamvu tumaze igihe kinini cyane duhugura abantu bakuru cyangwa twinjiza abantu bakuru mu bibazo by'abana, tukirengagiza abana kandi nibo bafite urufunguzo buriya. Niba amahohoterwa aberaho niwe wamenya kuvuga oya, ni nawe wamenya gutabaza igihe bimubayeho, ni nawe wamenya gutabariza umwana mugenzi wawe. Hano tuzatuma tumubona amakuru menshi cyane ku bikorerwa abana badufashije, ndetse nabo bakagira uruhare muri rwa ruhererekane rwo kurwanya amahohoterwa akorerwa abana. Yari irababaje kuko n'ubwa mbere mu Rwanda tugeze imari ingana kuriya mu myaka 5 ishize. Ni imari rero ibabaje iteye n'agahinda, nk'uko rero koko n'intara y'Iburasirazuba kuva twatangira guhanga n'ikibazo cy'abana batewe inda ikomeza kuza ku mwanya wa mbere. Ni ibintu bibabaje biteye n'agahinda, ni ikimenyetso cy'uko dukwiye kongera imbaraga mu byo dusanzwe tubikora. Ariyo mpamvu twifuza ko n'abana binjira muri urugamba bakadufasha kugira ngo turebe ko twahangana n'iki kibazo. Kwinjira muri uru rugamba nta kundi ni amahugurwa abana bazajya bahabwa na CRADO ku bufatanye na Plan International. Bagiye guhugurwa ku burenganzira bwabo, basobanurirwa ihohoterwa ku buryo bwimbitse, hanyuma bayoborwa inzira uwahohotewe anyuramo akabona ubufasha. Ibyo bizabafasha bo ubwabo igihe bahuye n'ihohoterwa cyangwa hari bagenzi babo bigaragara ko bari guhohoterwa cyangwa bakorewe ihohoterwa runaka. Ijambo ry'Umwana TV ryaganiriye n'abana bo mu mirenge itandukanye igize akarere ka Bugesera bahawe amahugurwa ku itariki 20 na 21 Gashyantare muri uyu mwaka. Ibyo bigiye muri aya mahugurwa n'ingamba bafite byumvikanisha uruhare rukomeye mu guhangana na cya kibazo cy'inda ziterwa abangavu bivuye mu mbaraga z'abana ubwabo. Muri rusange ariko byumvikana nk'umuti ukomeye uvugutiwe ihohoterwa rikorerwa abana. Ikintu nungutse muri ano mahugurwa nuko hari ibintu byinshi namenyemo nk'uburenganzira bw'umwana, inshingano z'umwana ndetse no kumurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Umwana ashobora gukorerwa ihohoterwa ribabaza umubiri, ashobora gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, wenda bamufashe ku ngufu, ashobora no gukorerwa ihohoterwa bifashishije ikoranabuhanga. Ikintu cya mbere namufasha nabigeza ku nzego batubwiye turi mu mahugurwa. Umuntu wa mbere nabibwira, nabiganiriza ababyeyi biwe, cyangwa bibaye ari njyewe nabiganiriza ababyeyi banjye. Haba ari umwe mu babyeyi banjye yamuhohoteye, nahita mbiganiriza umujyanama cyangwa se inshuti y'umuryango, nyine abaturage baba baratoye. Ihohoterwa rikunze kuba ku bana tuziranye ni ihohoterwa rishingiye ku myanya ndangagitsina, rishingiye ku gitsina. Kugira ngo tubimenye tuza kubimenya n'ubundi bisanga batwaye inda, nyine bikagaragara n'ubundi ari uko batwaye inda nyine, ariko bitewe na sosiyete mutuyemo atari mu giturage cyane muhita mubimenya. Aba ari ikibazo cya mbere gikomeye muri sosiyete. Impamvu kiba gikomeye, iyo uri umwana w'umwangavu ugatebwa inda, nyine uba wumva nyine ubutakarijwe icyizere. Nk'ibi byose ntabwo wabizamo kandi nta nubwo wabona n'uruhare rwawe rwo kwiga mu ishuri biba birangiye. Ikintu kidasanzwe ni ubukangurambaga, kuko na COVID uko biri kose yagiye igabanya umurego, ntabwo umurego yari ifite ubu ngubu ari w'igifite. Tugiye gukora ubukangurambaga dukangurira abantu, kuko abantu nyine bari baragize ikintu nyine kinini cyo kwigunga nyine kubera COVID, ariko kubera nyine amahugurwa bitewe n'uko COVID igenda igabanuka, tugiye gukora ubukangurambaga aho dutuye. Rero mu byo nize mu mahugurwa
gufasha nyine bagenzi banjye, ukumva twajya twita twihutira. Hari igihe nyine umukobwa hari amasaha aba agomba wenda yafashwe ku ngufu kuba atagomba kurenza, n'uwo mwanya tugomba kubyihutira tukabijyana ku bayobozi bakagira icyo badufasha. Kenshi nyine niyo bahuriye mu nzira, urugero ariko ntabwo yamuhohotera atamuzi, abamuzi ariko akagenda amushakisha gake gake. Akenshi iyo bahuye rero nibwo buri rimwe na rimwe amufatira imyanzuro, kubera umwana ari umunyantege nkeya. Rero iyo amubwiye ati ndagukorera iki, yenda yaba afite ikintu akamubwira ati ndakwica, wahita abyemera ariko bitamuturutseho. Ibyo numva nazabwira abandi bana naje mpagarariye harimo nko kuba batangira amakuru ku gihe igihe babonye umwana wahohotewe, igihe babonye umwana wafashwe ku ngufu cyangwa se akorewe ibindi bintu bimubangamira, nyine ibintu by'ihohoterwa ibyo ari byo byose byaba byakorewe umwana, bagatangira amakuru ku gihe. Byazafasha leta ndetse no muri sosiyete bikadufasha pe. Ubuvugizi numva nakorera umuntu wahohotewe cyangwa se n'umwana waba wahohotewe uwo ari we wese, ndamutse mbashije kumumenya. Muri aya mahugurwa batubwiye ko reka nishyireho wenda ni njyewe wahohotewe, wenda nahohotewe n'umubyeyi wanjye. Hari abana benshi batinya ababyeyi babo, kavuga ati nimba ari umubyeyi wanjye wamuhohoteye ntago namuvuga, ese nimuvuga bakamufunga biragenda bite, cyangwa se nimuvuga arangirira nabi, ibintu usanga bibaye birebire. Rero njye ndamutse mbaye ndi uwo mwana, nkurikije ibyo muri aya mahugurwa batubwiye, nakwegera inshuti y'umuryango. Biramutse bidakunze ku nshuti y'umuryango, nakwegera umujyanama w'ubuzima akamfasha, kandi nabwo nabona bidakunze nkajya nifashishije izindi nzego zo hejuru, ariko nkatanga amakuru ku buryo n'undi wese waba wahohotewe yabona ubufasha. N'ubwo buryo numvaga njye natangamo ubufasha ku muntu wahohotewe. Dusura abana muri aya mahugurwa, twagize amahirwe yo kubona umwe mu bayobozi mu karere ka Bugesera ushinzwe imiyoborere myiza, Sebatware Magellan, avuga ko abana nibabigiramo uruhare ubwabo uburyo bwo gukumira buziyongera, ariko n'ugize ibyago byo guhohoterwa agatabarizwa hakiri kare agahabwa ubufasha. Hari igihe bamwe bahohoterwa ntibamenye inzira bacamo kugira ngo batange n'ikirego, bamenye bwa burenganzira bwabo bwubahirizwa. Ariko iyo bahuguwe barabimenya, bakamenya ko igihe cyose yahohotewe arajya kuri RIB, arajya kuri Isange Stop Center, bamufashe kwa muganga. Nimba ari wamusambanyije, wamufashe ku ngufu, icyo gihe bikurikiranwe mu buryo bwihuse. Nimba ari n'ushobora kuba ashobora kumutera inda cyangwa ziriya ndwara ziterwa n'imibonano mpuzabitsina, abashe kumenya uburyo bamufasha mu buryo bwihuse. Ariko iyo atamenye bwa burenganzira bwe, ntabwo agana kwa muganga, ntabwo yagana ubuyobozi, yabiceceka ndetse bikamuzanaho ingaruka, akazabivuga igihe cyararenze. Kuri iki kibazo ni uko ari abana bahohoterwa ari imiryango n'abangavu batewe inda, ntabwo bagomba guceceka, ahubwo bagomba kumenya kuvuga oya cyagiye bagiye guhohoterwa. Ni nabwo buryo bwiza bwo kubikumira, ariko nanone n'igihe yahohotewe akabasha kubivuga hakiri kare, kugira ngo dukomeze tubyamagane kandi tubyigishe abantu babyirinde. Ariko iyo batabivuze, icyo gihe bitera ikibazo, kuko ntabwo bimenyekana nimba ari uwatewe inda w'umwangavu yarabyaye, hagize ikibazo cyo kwandikisha umwana, uwamuteye inda atamwemera, icyo gihe tukabimenya bitinze. Ariko mu bukangurambaga bw'ubuyobozi tuba tuvuga ngo nta n'umwana ugomba guhohoterwa, nta n'umuntu mukuru ugomba guhohotera umwana, buri wese agomba gufata umwana nk'uwiwe. Abana bahagarariye abandi nibo bahuguwe mu karere ka Bugesera, muri rusange bakaba biyemeje kuba ba mbere mu gutanga umusanzu wabo mu gukumira no kurwanya ihohoterwa ribakorerwa, bakazabanza guhugura bagenzi babo bahurira mu matsinda atandukanye.